Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Ikaze nshuti bene data mwese abakurikira iki kiganiro Saveur Divine. Amahoro ya Kristo nabane namwe, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Ndashimira Yesu, ndashimira Data wa twese wo mu ijuru uduhaye uyundi munsi. Reka tumunezererwe, reka tumushimire muri byose. Haleluya. Nkuko rero mwabikurikiye kuva mu cyumweru cyashize, twaganiriye namwe ku byerekeranye inzandiko zandikiwe aya matorero 7 avugwa mu byahishuwe. Twamaze kubona inzandiko zinyuranye, ubu tukaba tugiye kureba urwandiko rwandikiwe ab'i Philadelphia. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti: uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Haleluya. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Imana idufashe cyane. Nshuti z'umusaraba, ndakunda ijambo ry'Imana cyane. Nakunze ukuntu Umwuka wera agenda duhugura, ukuntu Umwuka wera agenda atwibutsa kuba maso. Ibyabwiye aya matorero byari ukugira ngo bidukangure, bitume twongera kuba maso kurushaho. Hanyuma ikintu cyantangaje, mu nzandiko zose zandikiwe ariya matorero hari ibintu byinshi bagiye babanenga. Ayo matorero yose yaragawe, hari ibyo bayagaye, ariko natangajwe n'ukubona yuko iyi torero ry'i Philadelphia nta kintu Yesu yabanenze. Oya, ni nkaho navuga nti iri ni itorero ry'icyitegererezo, une église modèle, niko naryise mu Gifaransa. Nakunze iri torero kuko ni abantu batagiweho umugayo, ni abantu bagerageje, ni abantu bashimye. Hanyuma Yesu arababwira ngo nzi imirimo yawe. Haleluya. Ngo nzi imirimo yawe, ngo nshyize imbere yawe urugi rukinguye. Yesu yarabishimiye, arabishimira ngo ashyira imbere yabo urugi rukinguye. Bivuga ngo abahaye igikundiro, abahaye igitinyiro, ngo kandi hari izindi mbaraga mbese abahaye
kubera iki? Kubera yuko bitwaye neza. Imana yacu iyo yakinguye nta muntu n'umwe ushobora gukinga. Haleluya. Ngo Imana yasize imbere yabo urugi rufunguye. Imana ngo izi imirimo yabo, yashimye imirimo yabo. Yari itorero risura abarwayi, yari itorero rihozanya mu mibabaro, abantu bagaheka abandi mu gihe bababaye, abantu bagafashanya mu gihe hari abakene muri bo bagafashanya. Ryari itorero rifite imirimo myiza. Abakristo benshi b'ubu babuze imirimo. Imana idufashe kugira ngo tugire imirimo myiza iherekeza ukwizera kwacu. Yakobo yaravuze ngo ukwizera kutagira imirimo myiza kuba gupfuye. Haleluya. Imana idufashe kugira ngo tugire ukwizera guherekezwe n'imirimo. Hanyuma mu byo bashimwe nanone, ikintu cyiza cyane cyabonetse ku iri torero ngo nuko ngo bitondeye ijambo ry'Imana. Itorero rya Filadelfiya bitondeye ijambo ry'Imana, bakurikije amategeko y'Imana. Imana idufashe kugira ngo natwe dufate urwo rugero rwiza. Imana iduhe gutinya Imana. Imana iduhe iyindi nyota yo kubahiriza amategeko yayo. Filadelfiya rero yitondeye ijambo ry'Imana. Ikindi ku murongo wa 8 turabona yuko ari abantu ngo bakiranutse. Barakiranutse n'ukuri, ntabwo bigeze bihakana izina ry'Imana. Hari itorero ryagawe yuko byasenze ibigirwamana. Hari itorero ryagawe yuko ryakurikiye Yezabeli, ariko ahangaha muri Filadelfiya ntabwo bigeze bihakana izina ry'Imana. Haleluya. No mu bihe bikomeye bakomeje kubaha Imana yabo, Imana ya Isirayeli, Imana yaremye isi n'ijuru. Nuko rero bitewe nuko bitwaye neza, Umwami Yesu araza asa n'ubazamuye mu ntera. Haleluya. Ku murongo wa 9 arababwira ngo nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, babandi biyita Abayuda nyamara atari bo, babandi biyita yuko ari Abakristo ariko atari bo, babandi bagupinze, babandi bagusekaga ngo ndabaguhaye. Noneho mwumve ikintu Yesu yakoze, ngo dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Mu yandi magambo ni nka rya jambo Dawidi yavuze ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Haleluya. Ngo Yesu aravuga ngo nzabahata babandi bagusetse, babandi batakwemeraga, babandi bagupinga, ngo nzabahata kuza imbere yawe y'ibirenge byawe maze bamenye yuko nagukunze. Haleluya. Mbega itorero ryiza. Noneho wumva impamvu Yesu yakoze ibyo ngibyo. Ku murongo wa 10 ngo kuko witondeye ijambo ryanjye ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda. Noneho kubera hari n'ibihembo ateganyirije iri torero bitewe n'uko ryitwaye neza, ngo azaririnda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose. Nshuti z'Imana, mbese iki gihe cyo kugeragezwa mu bihugu byose murabona tutarakigezemo? Ni ukuri tubirimo, tubihagazemo. Haje iki cyorezo cya COVID muzi, nta gihugu na kimwe kitabaye tushe, nta gihugu na kimwe kitageragejwe n'iki cyorezo cya COVID. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana, ubuhanuzi bw'Imana tubusohoyemo. Ariko bene data, ni ukuri muhagarare neza, mukomeze mwitware neza, uhagaze yirinde atagwa. Nicyo umurongo wa 11 utubwira ngo ndaza vuba. Yesu arababwira ati umva rero nshuti zanjye, nubwo muhagaze neza, nubwo nabashimye, ariko ndabinginga ndongera kubibutsa ngo ntimwirare, kuko Satani we ntabwo asinziriye. Satani we ntajya aruhuka, ahora dushaka, ahora ashaka kubayobya. Rero niyo mpamvu mugomba kuba maso. Umurongo wa 11 arababwira ati ndaza vuba. Komeza ibyo ufite. Haleluya. Nshuti yanjye, komeza ibyo ufite.
komeza icyo wahawe, komeza agakiza kawe, ntihagire ikigahungabanya, komeza ugire inyota yo gusenga, komeza ugire inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, komeza ugire inyota yo guterana ku cyumweru hamwe n'abagenzi bawe, komeza ugire inyota yo gukiranuka no kwihana no guca bugufi no kwitondera ijambo ry'Imana, komeza ugire inyota yo gukunda bagenzi bawe. Nguko nicyo ngicyo umwuka wera agushakaho, kandi nukomeza guhagarara neza hariho ingororano igutegereje. Umurongo wa 12 turabona ingororano zagenewe abahagaze neza, abakomeje icyo bafite. Nuko rero ndarangiza mbabwira, nanjye mbinginga, nanjye nibwira ngo nshuti z'umusaraba, dukomeze icyo dufite, dukomeze icyo twahawe. Nuko rero umwuka wera akomeza abaganirize, uwera wa Isirayeli abarinda aho muri hose. Reka dusenge mbere yo kurangiza. Mana Data wa twese, ndagushimiye cyane, ngushimiye kubwira ijambo wongeye kuduha. Ndakwinginga mwuka wera kugira ngo uduhe kumera nk'aba bakristo b'i Philadelphia, uduhe kuba urugero rwiza aho tunyura hose. Mwami, ndasengera buri wese wumvira ijambo, ndakwinginze kugira ngo umuhe kunesha, umuhe gukomeza icyo yahawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.